tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Duherukana ndiho nkuganiriza kubijyanye n'irembo ry'amafarashi, irembo ry'iburasirazuba, mu irembo ryitwa Hamifukadi. Mukanya ngiye kukubwira uko Nehemiya yahanganye n'ibibazo byari biturutse hanze mu batari Abayuda. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Mu gice giheruka twabonye ko Nehemiya yabaye umunyabwenge cyane mu gukoresha amayeri yo kugenzura uko inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse ubwo yazizengurukaga ari nijoro wenyine. Abantu benshi nanone bari bakikije inkike za Yerusalemu biteguye kubaka, kandi ari nako barinda umudugudu wabo. Muri iki gice cya kane tugezemo tubona ko Abayuda babashije kubaka igice kimwe cy'inkike z'i Yerusalemu. Abanzi babonye ko intwaro yo guseka umurimo w'Abayuda nta kishobora kubafasha, nuko bashakisha ayandi mayeri kugira ngo bahagaritse umurimo wo kubaka. Reka duse nk'abasubira inyuma gatoya twongere dusome muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 33. Haravuga ngo bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka inkike ararakara, agira umujinya mwinshi, acyurira Abayuda. Abanzi babonye ko badashobora guca intege Abayuda bakoresheje intwaro yo guseka umurimo Abayuda bariho bakora wo kubaka, kuko uko babasekaga niko n'Abayuda barushagaho kubaka. Nuko rero umwanzi atangira gukoresha ayandi mayeri kugira ngo ace intege Abayuda. Abanzi batangiye kubwira Abayuda amagambo asebetse. Imana yari yishimiye umurimo wo kubaka w'Abayuda, ariko Sanibalati ntabwo yarawishimiye na gato. Muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 34 haravuga ngo avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Mbese bariyubakira igihome cyangwa se bazatamba igitambo? Barenda kubaka ngo buzurizeho? Bagiye gutaburura amabuye bayakura mu byavu by'ibishingwe kandi yarahiye. Ibibazo abanzi bibazaga byarumvikanaga, kandi byatumye Abisirayeli bibaza niba koko bazashobora kurangiza umurimo wo kubaka. Shuti yanjye, ndashaka kukubwira ko amagambo y'urucantege ari imwe mu ntwaro umwanzi akunda gukoresha. Muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 35 haravuga ngo kandi Tobiya w'Umwamoni yari kumwe nawe aravuga ati, nibyo bubaka ibyo ingunzu n'ibyurira izasenya iyo nkike yabo y'amabuye. Tobiya w'Umwamoni nawe yunze mu rya bagenzi be avuga amagambo mabi, nubwo asa naho yarasekeje. Mu bisanzwe ingunzu ni agasimba gato. Ingunzu ishobora kunyura ahantu ntumenye ko yanahaciye. Ingunzu ishobora kunyura ku rukuta ntiwumve n'urusaku rw'uturenge twayo. Uyu mugabo rero Tobiya yavuze ko ibyo Abisirayeli bubaka ngo ingunzu n'ibyurira bizasenyuka. Ikirenze kuri ibyo kandi abariho bubaka bari abacuzi, abandi bakaba abantu bakora imiti hamwe n'abagore. Urumva ko ibyo abantu bariho bubaka bitari gukomera rwose. Aho ni naho Tobiya yahereye asebya ababubatsi b'Abisirayeli. Mu by'ukuri rero umwanzi yasebeje Abisirayeli bikomeye ku buryo bitari biborohe na gato kubaka.
none se niki Nehemiya noneho yaragiye guhita akora? Ubufasha n'ubwirukiro bw'uyu mugabo nta handi bwavaga atari mu isengesho. Ndagira ngo urebe icyo Nehemiya yakoze hano. Turasoma muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 36 na 37. Bibiliya iravuga ngo nuko ndasengana Imana yacu, umva uko dusuzuguwe, ibitutsi badututse aba ari bo bihama, ubatange banyagwe bajyanwe mu gihugu babe abanyagano, kandi ntugatwikire gukiranirwa kwabo n'icyaha cyabo ntikigahanagurwa imbere yawe, kuko babaye ikigusha ku bubatsi. Aba bagabo bashakaga guhagaritsa umurimo wo kubaka, bari abanzi b'Imana bakaba n'abanzi b'Abayuda. Iri sengesho rya Nehemiya ryari rijyanye n'amategeko, kandi munsi y'amategeko Abayuda bari bafite uburenganzira bwo gusaba Imana kurenganurwa. Abisirayeli basabye Imana ko ariyo yacira urubanza abanzi babo, kandi inshuti yanjye, Imana niyo igomba kuzacira urubanza no kuzaduhorera abanzi bacu. Nyamara uyu munsi Umwami Yesu Kristo afite ukundi kuntu abidusaba twebwe abamaze kumwizera. Uyu munsi Yesu adusaba kudasenga, dusaba kwihorera. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 32 haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Naho mu Baroma igice cya 12 ku murongo wa 19 Pawulo akagira ati bakundwa ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nijye uzitura, niko Uwiteka avuga. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza, samirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, samirana, samirana usemerera Nshuti yanjye, hari ibibazo bimwe na bimwe tugomba kurekera Umwami wacu akaba ari we ubitunganya. Nitwumva ko ari twebwe ubwacu tugomba gukemura ibyo bibazo, tuzaba tudafite ukwizera. Ntekereza ko hari ibibazo bimwe natwe dushobora kwikemurira tutarinze kugora Imana, kandi n'ibyanditswe bitwereka ko hari igihe tuba dukwiriye gufata umwanzuro ku bibazo bimwe na bimwe biba byabaye. Ndetse tubona ko Pawulo yabwiye Abakorino ko bagomba gukemura ibibazo byari mu itorero ryabo bitagendaga neza. Nanone kandi Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha. Aya magambo dusomye ari mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 2. Uhane bisobanura gushyira ku murongo uwaciye ukubiri n'amategeko. Uteshe bisobanura kwamaganira kure ibidakwiriye. Uhugure bisobanura kugira inama umuntu. Umwana w'Imana agomba gukoresha inkota y'Uwiteka, ari ryo jambo ry'Imana. Iyo nkota igomba gukoreshwa mu guhindura ibitagenda neza mu buzima bwacu. Iyi nkota y'ijambo ry'Imana kandi igomba gukoreshwa mu kwihanganisha umuntu ufite umutima ubabaye. Nshuti yanjye, hari igihe tuba dukwiriye guhugura bene data, kandi Imana ishobora no gufasha umukozi w'Imana udafite izo mbaraga zo guhugura bene se, akaba yabikora bikagenda neza. Muri iki gihe usanga abantu batakibasha gutega amatwi umwarimu ubigisha ibyo badashaka, kuko abantu benshi ubu bashaka kwiyumvira ubutumwa bugusha neza imitima yabo, nyamara bene ubwo butumwa ntacyo bubamarira mu gihe buje atari ubugamije gukosora umuntu. Abantu benshi muri iki gihe ntibashaka kumva ubutumwa buvuga ku byaha byabo byo mu buzima bwa buri munsi.
niyo mpamvu amatorero menshi kabone na yayandi avuga ko agendera kuri Bibiliya asigaye yigisha ibiryohereye gusa ariko ntahugure ni ukuri bya bindi bitagenda neza. Kandi ni ukuri rwose ko mu byanditswe hariho amagambo menshi aryohereye umuntu yatega amatwi, ariko kandi hariho n'amagambo make y'Imana ushobora gusoma ukumva atakuryoheye nk'uko ubyifuza. Abantu benshi rero batekereza ko amagambo atabaryoheye nk'ayo badakeneye kuyumva. Abisirayeli rero bisunze amategeko bashoboraga gusaba Imana ikabarenganura ku banzi babo. Tugomba kumenya ko abanzi b'ubwoko bw'Imana ari n'abanzi b'Imana ubwayo. Nyamara kandi ubuzima bw'abana b'Imana ntibuherera mu gusenga gusa, ahubwo umwana w'Imana arahaguruka agakora kandi akarwana. None se niki aba bantu bakoze? Muri Nehemiya igice cya 3 ku murongo wa 38 aravuga ngo nuko twubaka inkike yose turayihuza, ariko yari igicagase kuko abantu bari bagize umwete wo gukora. Nehemiya yirengagije amagambo mabi y'abanzi babo, asenga Imana kandi bakomeza kubaka. Abisirayeli rero bashoboye kubyitwaramo neza, ntibacibwa intege n'amagambo mabi abanzi babo bababwiraga. Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 1 aravuga ngo ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya mbere kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bararakara cyane. Iyo abanzi babonaga ko badashobora guca intege Abisirayeli mu kubabwira amagambo mabi, bahise batangira gufata ikindi cyerekezo. Birabarakaza cyane, nyamara Abisirayeli bo bakomeza kwiyubakira inkike. Muri Nehemiya igice cya 4 kuva ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 3 haravuga ngo bajya imigambi bose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu babatera imidugararo, ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushyiraho n'abarinzi bo kubarinda ku manywa na nijoro. Nanone hano twongera kubona ko isengesho ariyo yari intwari ikomeye ya Nehemiya. Intego ye yagiraga iti dusenge kandi twirinde. Mu murongo twasomye aravuga ngo ariko twebwe dusenga Imana yacu. Ni byiza ko dusenga ariko hakagira n'icyo dukora. Nzi abantu benshi bakunda kugira ikibazo runaka maze bakavuga ngo reka dusengere iki kibazo. Mbese wowe ntiwarumvise abantu bavuga ibintu nk'ibyo? Inshuti yanjye, nifuza cyane kumenya icyo uhita ukora nyuma yo gusenga kwawe. Vernon McGee avuga ko igihe yari umupasitori ngo yasabye ubufasha umuntu, nuko uwo muntu aramubwira ngo nzabisengera. Vernon McGee aramusubiza ngo uretse akanya gato, niba ari ukumbwiye icyaba cyiza nuko nasaba ubufasha undi muntu utari wowe, kuko nibaza yuko icyo ngusabye atari ikintu cyagusaba kubanza gusenga, ahubwo mbwira niba ushoboye kunkorera icyo ngusabye cyangwa utari bubikore. Mu by'ukuri uyu mugabo ngo ntacyo yigeze afasha McGee, kuko McGee yakomeje kuganira nawe, ariko amaherezo birangira abonye undi muntu wamufasha gutunganya ikibazo yari afite. Shuti yanjye, hari abantu benshi usanga bakunze gukoresha bene ubu buryo bwo gusenga ariko badakora. Nehemiya nawe yari gusenga gusa, yari gushobora kuvuga ngo twizere Imana hanyuma twiyicarire ntidukore. Ibi kandi nibyo abantu benshi bari gukora muri iki gihe, aho usanga bavuga ngo bizere Imana, ariko se ni iki mu by'ukuri bakora nyuma yo kwizera Imana? Shuti yanjye, iyo wizeye Imana mu by'ukuri hari n'icyo ugomba gukora. Nehemiya yari azi neza ko umwanzi ari bugufi kubarwanya, nuko ashyiraho abarinzi, kandi rwose icyo nibyo Imana yashakaga ko akora. Ntabwo Abisirayeli bari bafite ikibazo cy'abanzi gusa, ahubwo no hagati muri bo bari bafite ikibazo. Reka dusome muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 4. Haravuga ngo hanyuma Yuda aravuga ati abikorezi bacitse intege kandi hari ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. Igihe Abisirayeli barimo cyari igihe cyo kwitonda cyane, kuko burya nshuti yanjye iyo uri mu bigeragezo umwanzi ashobora kugutera ahereye imbere muri wowe cyangwa mu bo mufatanyije umurimo. Intwaro ya mbere Satani akoresha ni uguca abana b'Imana intege. Mu myaka yatambutse umukozi w'Imana Vernon McGee avuga ko yigeze kwakira ibaruwa y'abamisiyoneri babiri bakiri bato bakoreraga umurimo w'ivugabutumwa mu mashyamba yo muri Amerika yo Majyepfo. Vernon McGee avuga ko abamisiyoneri babiri aribwo bari bagitangira umurimo, kandi ngo basaga naho batangiye gucika intege. Ngo mwibaruwa bamwandikiye basaga naho bashakaga kwigarukira mu rugo. Baravuze ngo ntabwo ushobora kumva uburyo twishimira kumva ikiganiro cyawe kuri radio nijoro muri iki gihugu cy'amahanga gituwe n'abantu tutavuga ururimi rumwe
kandi tutumvikana. Urumva ko umwanzi yari yatangiye kubaca intege. Vernon McGee avuga ko icyo gihe hamwe nabo bakoranaga umwanzi yahise abaca intege ku buryo ngo radiyo yatambutsaga ibiganiro byabo muri ako gace ko muri Amerika yo Majyepfo ngo yahise ifunga. Ariko ngo nyuma Uwiteka bakoreye ibitangaza ku buryo iyo radiyo yabo yaje kongera gukora. Vernon McGee avuga ko byabashimishije cyane kuko bari bazi neza ko inyigisho za Bibiliya zari gutera intege aba bamisiyoneri b'abasore. Mbega ukuntu Uwiteka ari mwiza kuri twebwe inshuti yanjye. Ibi byose byerekana ko intwaro y'umwanzi ari uguca intege abari mu murimo w'Imana. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 5 wa 6 baravuga ngo abanzi bacu baravuga bati ntibazamenya, ntibazitegereza kugeza aho tuzabatungurira tukabica tukabuza umurimo gukorwa. Kandi abayuda bari baturanye n'abanzi bacu bavaga mu misozi hose bakajya batuburira, ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari. Abanzi bakomeje guca intege abayuda kugeza ubwo noneho bategura igitero gitunguranye ngo batera abayuda. Abanzi b'abayuda baravuze ngo tuzabatera tubatunguye mu gihe batazi. None se Nehemiya we na yahe mayeri yakoresheje kugira ngo ahagarike iki gitero gitunguranye cy'abanzi be? Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 7 yaravuga ngo nicyo cyatumye nshyira abantu inyuma y'inkike mu bikombe no mu mpinga, nkajya mbashyira hamwe n'ab'imiryango yabo bitwaje inkota n'amacumu n'imiheto. Nehemiya yashyize abantu mu mwanya ubemerera kuba babasha kwirinda no kurinda imiryango yabo. Ibi bituma bakomeza kwiringira ko ibyo bubaka nta mwanzi uzabisenya. Umwubatsi ntabwo yari yizeye ko atekanye, yaba ari hafi cyangwa ari kure y'umuryango we. Nuko rero Nehemiya abona ko ibyiza ari uko umwubatsi yaba ari hafi y'umuryango we kandi yitwaje n'intwaro. Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 8 yaravuga ngo nitegereje ndahaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatware n'abandi bantu bose nti ntimubatinye, mwibuke Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba, murwanire bene wanyu, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Mwibuke Uwiteka. Iyi niyo yari intego y'abayuda. Uko niko abayuda batakaga bavuga mu ntambara yahuje abanya-Espanye bo muri Amerika n'abongereza batuye muri icyo gihugu. Abantu batakaga bavuga ngo mwibuke leta ya Maine. Mu ntambara ya mbere y'isi abantu batakaga bavuga ngo mwibuke agace ka Lusitania. Naho mu ntambara ya kabiri y'isi ho baravugaga ngo mwibuke Pearl Harbor. Umwami Napoleon yakundaga kwibutsa ingabo ze amateka yaho bagiye bafata kugira ngo ingabo ze zirusheho kugira imbaraga zo kurwana. Igihe Pawulo yandikiraga wa muvugabutumwa muto witwaga Timoteyo mu magambo asa naho ameze nk'indirimbo, yamweretse neza uwakwiriye gutakira. Igisobanuro nyacyo cy'umurongo wo mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 ku murongo wa 8
ni wibuke Yesu Kristo. Uku ni kuwizera muri iki gihe akwiriye gutaka. Mwibuke Uwiteka. Niko abayuda bo mu gihe cya Nehemiya batakaga. Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 9 haravuga ngo, nuko abanzi bacu bumva ko bamenyekanye muri twe, kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira ku murimo we. Kuri iyi nshuro noneho abayuda bashoboraga gusubira mu kazi, kuko abanzi basa naho bari bananiwe. Abanzi babonye ko bitashoboka ko batungura abayuda ngo babatere. Nehemiya yari umunyabwenge cyane, kandi yari agifite amayeri menshi cyane. Ibi bituma ndushaho gukunda uyu mugabo. Iyo biba byashobokaga uyu munsi tukaba twakorana. Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 10 n'uwa 11 Bibiliya iravuga ngo, uhereye ubwo abagaragu banjye bamwe bakomezaga gukora uwo murimo, abandi bakenda amacumu n'ingabo n'imiheto n'amafurebo y'ibyuma, kandi abatware bari inyuma y'abo umuryango wa Yuda babavuna. Abubakaga inkike n'ababakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe, ukundi gufashe intwaro ye y'intambara. Iyi nkuru irashimishije cyane. Buri mwubatsi wese yari afite umwiko wo kubakisha mu kuboko kumwe, ukundi kuboko gufashe inkota yo kwirinda. Ibikoresho byombi bigomba kuba biri mu biganza by'uwizera wese uyu munsi. Umwiko werekana ko abizera bagomba kwishingikiriza ku kwizera kwera, kandi ibyo bigomba guhera mu wizera imbere. Ntabwo nemeranya n'abavuga ko iyo umuntu amaze gukizwa ahita asimbuka ibyiciro agatangira ku kanya gutanga ubuhamya. Nta nubwo ntekereza ko abantu bagikizwa vuba bagomba guhita batangira gukora umurimo. Bagomba kubanza gufata igihe bakiga, kandi bagasobanukirwa ko Yesu akiza, arinda, ndetse ko uri muri we abanyuzwe muri byose. Ni byiza rwose ko umuntu akizwa ejo hashize cyangwa mu cyumweru gishize, ariko tugomba kumusuzuma nko mu mwaka umwe cyangwa 2 kugira ngo turebe niba koko ubuzima bwe yarabwubatse ku kwizera. Shuti yanjye, ngira ngo urabyumva neza ko dukwiriye kubaka ku kwizera. Umwiko ugomba kuba mu kiganza cyacu. Tugomba kandi gufata n'inkota y'umwuka. Ibyo nabyo ni ingenzi cyane. Inkota y'umwuka ni ijambo ry'Imana dukoresha mu kwirinda. Dukeneye umwiko mu kuboko kumwe n'inkota mu kundi kuboko. Mu myaka yashize, uwitwa Spurgeon yigeze gusohora igitabo cyitwa The Sword and the Trowel. Tugenekereje mu Kinyarwanda bivuga ngo inkota n'umwiko. Kandi ntekereza ko iki gitabo ushobora nawe kukibona. Magi avuga ko igihe kimwe yigeze kujya mu itorero Spurgeon yasengeragamo. Magi ahamya ko Spurgeon yari umuntu w'Imana ukomeye cyane, wabaye intangarugero ku wizera wese ko agomba gufata umwiko mu kuboko kumwe n'inkota mu kundi kuboko. Muri Nehemiya igice cya 4 kuva ku murongo wa 12 kugera ku wa 14 haravuga ngo, n'abubatsi umuntu wese yabaga afite inkota ye mu rukenyerero akubaka ameza atyo, n'uwavuzaga ikondera yabaga ari iruhande rwanjye. Maze mbwira imfura n'abatware n'abandi bantu nti, umurimo urakomeye urakorwa hagari, kandi natwe twiciye amashinga ku nkike, umuntu ari kure ya mugenzi we. Aho muzumva ijwi ry'ikondera hose aba ariho mujya mudutabarira, Imana yacu niyo izaturwanirira. Nehemiya yaravuze ngo, nzajya nkomeza gucungira hafi, namwe nimwumva ijwi ry'ikondera mujye muhora mwihuta, dutabarire rimwe, dufatirane umwanzi wacu akiri kure. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana
Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 15 Bibiliya iravuga ngo uko niko twakoraga umurimo, bamwe bagafata amacumu uhereye mu museke ukageza nimugoroba inyenyeri zigaragara. Ntabwo nzi umuryango wunze umwe abayuda bari baherereyemo, ariko icyo nzi nuko bakoreraga hamwe mu gihe kirenze amasaha 8 yose bariho bubaka. Bakoreraga hamwe kuva izuba rirashe kugeza rirenze inyenyeri zigaragara mu kirere. Ni ukuri rwose barananiwe cyane, bananizwa n'umurimo w'Uwiteka. Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 16 Bibiliya iravuga ngo icyo gihe mbwira abantu ni umuntu wese n'umugaragu we bajye barara muri Yerusalemu baba barinzi bacu nijoro, kandi ku manywa bakora umurimo. Ku bantu babaga bavuye kure cyane nk'i Yeriko, Nehemiya yarababwiraga ngo mugume hafi kuko nshaka ko muba barinzi muri iri joro. Muri Nehemiya igice cya 4 ku murongo wa 17 Bibiliya iravuga ngo ubwo nitwiyamburaga imyambaro yacu, jyewe cyangwa bene data cyangwa abagaragu banjye cyangwa abarinzi badukurikiraga, umuntu wese yajyaga ku mugezi afite intwaro ye y'intambara. Numva hari kugera igihe nkaba nabwira Nehemiya ni ariko mwene data uzi ko uhora wanduye buri gihe. Hanyuma Nehemiya nawe birashoboka ko yari kunsubiza ngo cyane rwose niko bimeze, kuko ngiye koga byansaba gukuramo imyenda. Shuti yanjye, ngira ngo urabona ko muri Bibiliya haba mu rwenya rimwe na rimwe, kabone no mu bihe bikomeye nk'ibya Nehemiya hari igihe Imana inyuza mu rwenya. Mu by'ukuri birashoboka ko abayuda batigeraga bakuramo imyenda ku manywa na nijoro, kuko buri gihe bagombaga guhora birinze ngo umwanzi atabatera batunguye. Kandi uko ni nako natwe abizera tugomba guhora twirinze, twambaye intwaro z'Imana. Aho tugeze muri iyi nkuru nakubwira ko imbere hari ibindi bigeragezo byari bigiye kuba. Hariho ibibazo bikomeye cyane Nehemiya yaragiye guhura nabyo, ku buryo byanamubabaje, kandi birumvikana ko hari n'ingaruka byagombaga kugira ku murimo w'Imana. Inshuti yanjye, tukiri mu murimo w'Imana muri iyi si tuzahura n'abaturwanya, ariko shikama kuko Imana itazemera gutsindwa. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndasabira imbaraga uyu mukozi wawe. Birashoboka ko yaratangiye gucika intege mu kukuvugira no gukwirakwiza ubutumwa bwawe bwiza. Mwibutse ko uri kumwe nawe, nta n'umwe wamubasha, kuko witeguye kumuneshereza muri bya bindi byose ari kunyuramo bimubuza kwamamaza ijambo ryawe nk'uko bikwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane inshuti twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka nzakubwira uko Nehemiya yahanganye n'ibibazo byari bivuye mu bayuda ubwabo. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.